ndabasuhuje nshuti bakunzi ba We On, aho muzajya musanga filime zisobanuye. Iyi yitwa Melissa P. Itangira tubona umukobwa w'amasoni w'umwangavu witwa Melissa, umukobwa ukiri muto ubana na nyina Daria ndetse na nyirakuru Livra. Nyirakuru yinywera itabi ndetse afite uburwayi bw'umutima amaranye igihe. Melissa ntabwo yavuganaga byinshi na nyina umubyara, ahubwo yari inshuti cyane na nyirakuru. Uno munsi Melissa afite ibyishimo kuko umuhungu witwa Daniel yamutumiye mu kirori wabo. Daniel ni umuhungu wo mu bakire kandi w'umusitari mu kigo bigaho we na Melissa. Si ibyo gusa kandi Melissa yamukundaga byo gupfa nubwo undi atarabizi. Melissa yitabiriye ubutumire ajyana n'inshuti ye Manuela. Melissa ari kuri pisine, umuhungu amukurira mu mazi, gusa Melissa ntiyari azi koga, atangira kurohama. Daniel niko kubibona asimbukira mu mazi aramurohora, amujyana ahantu biherereye hitaruye abandi aho bareba inyanja neza. Batangira kuganira, Daniel atangira kumubaza iby'iwabo. Melissa n'akanyamuneza kuko yitaweho n'uwakunda atangira kumubwira iby'iwabo. Bakiri kuganira nibwo Daniel yamenye ko Melissa amwiyumvamo bitewe n'uburyo ari kumureba n'uburyo ari kwihuta gusubiza aseka. Amubaza niba ari isugi, undi nawe ati ndi isugi. Daniel atangira gushaka kumufatirana bitewe n'uko abona amukunda, amusaba kumusoma, undi nawe aremera. Daniel ahita amusaba kumusoma ku bintu, ahita amumanura bitunguranye biraba. Asoje Daniel asa n'uwamuciye amazi ati ahari ubutaha nibwo uzansoma ku munwa. Amutaho, undi nawe asigara yumiwe atabyishimiye. Nyuma y'igihe amashuri yarafunguye, Melissa atabonana na Daniel ndetse batanavugana nyuma y'ibyabaye. Melissa we yakomeje kumukunda ku buryo yibonekezaga ahantu hose Daniel ari, gusa bikaba iby'ubusa. Melissa ajya mu kabari n'inshuti ye Manuela, babonayo Daniel. Amubonye yibuka ibyo bakoze, nibwo Daniel yamweretse inshuti ze. Melissa nawe yumva arishimye, bahita batahana kwa Daniel. Bagezeyo atangira kumutera irari, nibwo Melissa yahise abonera ahabwira Daniel ko amukunda, undi ntiyabyitaho bararyamana. Daniel arangije amutaha arigendera. Biba ubwa kabiri Daniel amuca amazi kandi yamukoresheje. Melissa nawe yahise afata umwanzuro wo kutazakomeza kubabazwa nawe, atangira gushaka abazajya babaza bamukunda. Ku rundi ruhande nyina yanzuye ko nyirakuru wa Melissa ajyanwa mu bigo bibitaho kuko uburwayi bwe bwari bukomeje kumuzahaza. Ikintu Melissa atishimiye, yari inshuti cyane na nyirakuru. Bombi baramujyanye bamusigayo. Nyina atangira gushaka kwiyunga na Melissa, gusa ntibyakunda. Kuva ubwo atangira guhinduka mu mico. Umunsi umwe Melissa na mushiti we bajya kunywa ikawa, abona umugabo ari kumwitegereza, atangira kumureshya. Umugabo arahaguruka aza basanga aho bicaye, atangira gukabakaba Melissa, undi nawe aramureka. Umugabo atangira kubyishimira. Melissa abonye atangiye kubyishimira ahita ahaguruka aragenda kuko nawe yagira mwishyure nkuko Daniel amubabaza. Umunsi umwe Daniel ahamagara Melissa amubwira ko ashaka kumutungura, amutumira iwe. Melissa yirengaje ko ajya muca amazi kandi akamukoresha, aba aragiye yiruka. Agezeyo Daniel atangira kumutera irari, amusaba gufunga amaso ye, akomeza kumusoma afunze amaso. Muri ako kanya inshuti ya Daniel nayo yinjira bucece ikomerezaho, itangira gusomana na Melissa. Bashakaga ko bombi baryamana nawe icyarimwe. Melissa afunguye amaso asanga si Daniel, ahita ahaguruka agenda. Daniel atangira kumwinginga, undi nawe birangira yemeye kuryamana nabi icyarimwe kuko yakundaga Daniel cyane. Melissa yari afite agatabo akunda kwandikamo ibyamubayeho byose. Inshuti ye Manuela yatangiye kumwumvisha ko ibyo arimo atari byo, gusa Melissa amwima amatwi. Melissa ari ku ishuri, ka gatabo umwana bigana yaragasomye, agasomera imbere y'abanyeshuri bose, ya mabanga ye yose ajya hanze mu banyeshuri bose. Maze Melissa abirenganyiriza Manuela cyane. Manuela nawe ntago yari yanditseho neza mwako gatabo. Ubwo Melissa na Manuela barashwana. Noneho kuva ubwo Melissa rero akajya yambara utuntu tugufi. Hari umuhungu witwaga Marco wiganaga na Melissa, gusa yakundaga Melissa cyane. Bari kuganira, inshuti ya Daniela bita Ronaldo isanga Melissa imubwira ko imufitiye surprise. Undi nawe ahita asiga Marco aho ajyana na Ronaldo binjira muri cave. Hasi asanga y'abasore bane, nawe ahita yibwira ko gahunda ari ukuryamana nabo bose. Asubiye mu kigo nabyo byose asanga babimenye, buri umwe wese amukwena. Ubwo nyina mu rugo baramuhamagara bamubwira ko nyirakuru wa Melissa atameze neza. Ajya mu cyumba gushaka Melissa asanga ntawe uhari. Abona ka gatabo karimo ubusambanyi bwa Melissa ku gitanda, aragasoma amenya iby'umukobwa we byose. N'agahinda kenshi haza umugabo w'umuganga amubwira ko mama we yapfuye. Ararira yenda guhera umwuka ku nkuru mbi zimuhuriyeho. Melissa nawe yari yagiye mu busambanyi kuri hoteli, asanga umugabo bagiye kuryamana
asambana akubitana. Byateye ubwoba Melissa, aramutoroka aragenda. Asanga nyina ari kurira, amubwira ko nyirakuru yapfuye, anamubwira ko buri kimwe cyose cyo mu gatabo yagisomye. Aba bombi bararira cyane, bemeranya ko buri umwe agiye kujya yita ku wundi, bakajya babwirana buri kimwe. Melissa nawe yemera kubireka byose, ajya gusaba imbabazi Manyura w'inshuti ye, nawe bariyunga. Nyuma ahura na Daniel, ashaka kumugerageza nanone, gusa abasha kwihangana, aramukatira. Mbibutsa gukora subscribe kuri We On kugira byinshi byiza bibagereho. Nge nari Byiza Jonathan.